Pastor wiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru se? Ni amahoro rwose, turashima Imana. Cyari kinzanye hano nyine no kukubwira ikibazo maze iminsi ngira, urabona nyine ngasenga cyane rwose nyine kandi nkabishyiramo imbaraga kandi ngafata n'umwanya uhagije. Ariko ikibazo njya ngira Imana ntabwo insubiza, rimwe na rimwe mba numva nyine yanyirengagije cyangwa se ikanyihorera, nkibaza impamvu abandi basubiza ariko njyewe nyine wumva yanyihoreye, sinshaka nyine njye kuyumva kandi abandi barayumva. Nkibaza se kuki njyewe nyine ese hari ikibazo mfitanye nayo gituma yanyumva yanyirengagiza? Okay, reka nkubaze ikibazo gito cy'amatsiko. Ese umuntu aramutse aje akakongorera, uri ahantu mu rusaku rwinshi, tuvuge wenda ni nko mu isoko, umuntu akaza akakongorera yitonze, akakongorera ijambo yitonze, akagira icyo akubwira akongorera yitonze, uwo muntu wabasha kumwumva uri mu rusaku? Cyane rwose birumvikana nyine ntabwo wamwumva. None ibyo bikaba bihuriye se? Rimwe na rimwe hari igihe Imana itwongorera mu ijwi ryayo rituje, ariko kubera ibiturangaza, kubera urusaku rwinshi rudukikije, kubera stress, ibyaha, ndetse rimwe na rimwe n'ubwoba, bigatuma tutabasha kuyumva kubera ibyo bintu byose bidukikije. None se ubwo n'iki ngiye nkwiriye gukora? Biroroshye cyane. Urema umutuzo muri wowe, ugacecekesha icyitwa urusaku rwose mu buzima bwawe, ukabanza ukegera Imana wowe nawe gusa, ukumva ko nta kindi kintu kikubangamiye, nta kindi kintu kikuri mu bitekerezo, nta kindi kintu kiri kugusakuriza, nta kindi kintu kiri kukurangaza, ari wowe n'Imana gusa. Uzumva ijwi ry'Imana biruta no kugeza kuryumva bibaho. Imana iravuga, ahubwo nuko benshi muri twebwe tuba tudafite cyangwa se tutabasha kuyiha umwanya ngo tuyumve, kubera ibintu bidukikije by'urusaku. Noneho ndabisobanukiye Pastor. Icyo nsaba ni ugutuza gusa, nkirengagiza urusaku rwose ruri mu buzima bwanjye, nkumva Imana, nkumva presence yanjye n'Imana. Sawa uramuke Pastor. Sawa uramuke nawe ku cyumweru.